utubwiye ko wikinishije gute? Ya nukwinyaza nyine nkaruhuka. Buriya nta n'ikindi kintu kiba cyatumye yagara n'ibyo bizi biba bikubundikiriyemo. Ya satira rugongo nyine abikurikirana. Kuri urugongo ukozaho iki? Nagatoki tu. Nagatoki. Ya. Ubitanzamura ya myanda igasohoka. And then nyine kugira ngo wumve uruhutse. Ahita haza umweru. Iyo hasohotse amazi avanze n'ibintu by'umweru kaba kabaye aho ngaho mba nduhutse. Aho siko abantu benshi batazi ko n'abagore wa mugani bashobora gusohora amavangingo avanze n'ibintu by'umweru. Abantu bundi bamenyereka abagabo ari bo barangiza nyine bakagaragaza amasohoro, ariko abadamu namwe menya ariko bigenza mufite ibintu by'imyeru bisohoka. Uriya umugore kugira ngo ubone ko yarangije ari babiri nabwo ariko nahavuye nenda gupfa. Ariko ushobora kumbwira buryo ki umukobwa ashobora gukorana n'imibonano mpuzabitsina n'abatipe babiri? Utubwiye ko wabikoze koko, ese bikorwa gute ubundi? Buriya wizeye ikintu cyo koroha aricyo nakomojeho cyane. Iyo wizeye ikintu cyo koroha. Umugabo agiye kukurongora akagushyukisha mwamara gukuramo imyenda akakubwira ko atakikurongoye, wabigenza gute? Twakiranuka. Ibere ryanjye yarihagaritse yanshingishije, ntabwo twakiranuka. Kuva mu gitsina. Ntabwo twakiranuka. No gufunga imfunguzo nkazifata. Ndi nkakudada kuzirika. Kuzirika nkakora ibyo nkora nabisoza nkisohoka nkigendera. Ariko se wa mugani tukira aho ngaho ufite ubushobozi bwo kuba wafata igitsina cy'umugabo ukinyaza amazi akaza? Jennifer, mu biganiro twagiranye wigeze kutubwira ngo kugira ngo umuntu agukoreho wumva ushatse imibonano mpuzabitsina nuko agukora ku gice cyo ku mabere.